Turi mu isi y'ubusirimu, isi yo kwambara ukaberwa. Niba ukeneye kwambara neza, gana umwami wa Made in Rwanda muri Yo Smart Design. Akorera mu isoko rya Nyarugenge. Ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga handi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro, reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Oya ntabwo nwite mama, ntabwo nwite pe. Wenda amaherena ndayemera ninjye wayiguriye n'isaha, kubera ko birasajya mpembera ku gihe pe, kandi kuva na kera mba mu cyaro nakundaga kwisanira neza. Nibyo gutwita ntabwo nge ntabwo bikomeza kwiyahuza amagambo. Nakubwiye ko ndi mukuru utambere. Ntabwo nwite, umuntu utwite se basa nkanjye ndakabigikara ntabwo nwite. Umva muko, ndagira nkugire inama kandi inama ishobora kwambutsa Nyabarongo. Mbwiye ko wanyari Nyamagabe. Ntabwo nwite. Siyo nzira izagusubizayo. Nge ntabwo nwite, ntabwo mbyemera. Umva rero nkubwire. Ndagira ngo mbwire ngo iyo nda ni yande kuko kuba utwite byo ntabwo. Ndase kari yanjye nyine nta nyirayifite wenda ngo barayine inda mfite ni yanjye ni ibiryo isanzwe. Cyangwa ni yuriya mukozi wa hano w'umuzamu nabonye dore ko abakozi bagira nagakungu. Ngewe Umwari ntabwo nwite pe, ntabwo nwite. Bakomeza guhakana ko twite rero birakubera bibi. Kuko gutwitira hano mu rugo kwa shobuja ku mwana wanjye nikosa. Keretse n'ibyo nditwite ari. Nemere ko nwite nadatwite mama. Akurangira igicucu urabona ndi igicucu nazi ko. Ntabwo nwite. Mbese turebera gutya. Reba hejuru ndore. Hege ntite ahubwo iyo twite ni yabirasa cyane. Ntabwo nwite ngewe nzi ko nadatwite. Nyamara mbwije ukuri naza kuvuganira ibihora nk'akayi wa mwana we. Nese kuki ushaka ko none birasa nabimenya ko akwirukana keretse niba ari. Ntabwo nwite. Niye kuki ushaka kunyemeza ibintu naranakora mu buzima. Mama ntabwo ntege ntite. Umwa uratwite. Ubwinde byina gutya ahubwo mbwira inda ni yabirasa nishime ko ngiye kubona umuzuko. Ntabwo nwite ngewe ndi muzima. Ninda y'ibiryo. Imbere rero burya mwana wanjye ni nk'igihaza. Idegede mu murima ntabwo rijya ryihishira. Rikora buri munsi. Tuzabireba. Kamurira. Shavura imanira kosi wanyuze muzima babaje. Niba umeze neza ariko ese neza. Sorry ko mbagendereye mutanzi, bampamagaye ko ngomba gufata ubutumwa bwanyu nkabubashyikiriza. Come on, kundeba byagenze ko ikibazo kirimo. Urupapuro ruhawe nande? Bampamagaye bambwira aho ndukura, ndagenda ndarufata, bampa aderesi y'ahantu ngomba kuruzana, bambwira ko ndushyikiriza umuntu twashima. Si mwebwe cyangwa nayobye? Ni njyewe. Okay. Nta kibazo kirimo? Oya, wakoze wakwigendera. Umunsi mwiza. Buriya birasa yaba yarivuje agakira akaba ari hoteli mwarinda twabyifata mu gute. Mama ntabwo birasa ashobora gukira.
kandi abaye yarakize yagarura umugore we Sisi kuko ndabizi aramukunda cyane ntabwo yaba ari kumwe n'umwari ahangaha ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka Mana yanjye aramutse yivuje akaba yarakize ndati imipangu yacu yose yabipfuye kandi uzi neza ko nta kintu kiruta ahangaha kuri iyi si. mama ndakubwiza ukuri yuko birasa abaye yarakize yagarura umugore we Sisi ahubwo se aka gakozi kubona gakomeje gukuza amarere mama washatse uburyo kwirukanisha ako kandekere umwana aratwite aho rero niho nzahera mwirukanisha ahangaha. Umwaka aka nako ndakumvise none uzongera kumbwira iki? ariko iteka uba wiyahuza amagambo nta kindi kintu kizima wambwira. Reka njye nkontorora mba nkontorora igihe cyose ngarogotwe ibyo ushaka kumbwira ngo uratwite numvise rero muri no kumbeshyira ko ngo ari njyewe waranaguteye izo ndada. bakubwiye se ko ari zingahe ko numva uzigira nyinshi? Ese ko nerutse uvuga ko boss ari ikiremba atabyara atagira gute ibyo byaje gute? Ntumubwire vuga ibyo ushaka kumbwira vuba umva imbere ko ndumva ibintu uri kumbwira nta na kimwe kiri kunyubaka. Ubu nari ngubikiye amabanga ngahe? Uyabike cyangwa urorere? Nyaruke wayarutse se mbanze mbyanarize neza numve yose nyishire ku murongo. Urabanje uvuze ko boss ari ikiremba adatera inda wabivuze byose mbyumva wongeyeho yuko utwite ute boss ari ikiremba. ahubwo iryo ni ryo jambo mama njye nkunda ukuntu buri kibazo cyose uba ugifite igisubizo. niyo mpamvu njyewe na musaza wanjye tuzakomeza tukagukunda tukagusazisha neza ni ukuri kandi hakuzi n'ikindi mama birasa ndamwanga hahandi ntateze no kuzamubabarira ibyo yankoreye. Igicucu gusa bakungegera. gushaka kugira amagambo abagabo babaye bagira amagambo nk'ayawe bahinduka abagore. Nakubwiye ko nta negociation mba ngomba kugirana nawe. Ase reka nkubaze ibyo nibyo bikuzanye hano? Mba mbyumva. Niba se wabyumvisha wabitaye muri ayo matwi yawe ugaceceka. Aho ngomba kuripotinga nuhazi. Ako buri kuntera ubwoba. Sawa noneho. Ase ngwino no kamere gutyo ngo wivumbure nk'abana. Ako ubundi nkawe uzakura ryari? Nzakura ryari gihe nakubwiye ko ndi imbwa y'igipangu buri kantu kose gakase mba ngomba kukamokera. N'akantu kose kavuzwe mba ngomba kugata mu matwi. Mfite uwantumye mfite uwo nkorera mba ngomba gukora akazi kanjye neza. None se ubundi uretse kwigira umwana wiwe ibintu twavuganye ubwo n'iryo naryo ribaye irya kabiri ribiki. Ehe. Please don't touch me. Mbabarira. Habaye iki se? Ariko umuntu arisa mbabarira umbwira ukuntu. Niko tugenda ukamarira ijoro ryose. Ntabwo uhamagara no kuri telefone ukanga kuyifata. Nese be nakwisobanura. Wisobanura ibiki? Be nagize akazi kenshi please. Urabizi ukuntu akazi kanjye kameze. Nagize akazi kenshi twagize akazi kadutunguye. Ku kazi haje abahanzi batuvana ku kazi batujyana kubakira. Narindi gukora muri ibyo bintu byose uri kumbwira na kimwe nshaka kumva. Wamagasenkani. Nese ari cyo tumva. Akajanura kama. Mbwira. Imfara nkubwire Rudodo. Mukanisha umutwe. Uko dukorana urakuzi. Naryo rimirererwa muri iyo nda yawe. Naryo nditema. Ritemo. Uzajya ubinkorera neza. Ibindi tuzatugenda tubivugana ntukigira umwana. Okay. Ntari bwa wagenda nyereye ibiryo nirire. Ibindi nzaba mbarirwa. Ushaho girinda. Waguye mu nda nk'umuhogo tugenda. Ntari.
nzi ko kumana nshaka kuvuga wagira ngo ndakariye. Nakurakariye sinakurakarira. Inshuro naguhamagaye zose utanyitaba we nasoni. Siko nari kumwe na mama mwari ngo naragwamaga nakwita ko ndi kumwe na mama mwari nkamubwira ko. Isohoka ukanyitaba. Kabiremereza. Yego uraje n'umutwe na nguma aho ngaho kwanza ndaje. Twese na umukobwa ubundi yibonye n'iki? Reba uragiye uraye ijoro, reba unsize hano mu nzu, reba n'urumba ndi kumwe na Kayiri, ari twenyine turimo. Basi se nta nubwo mfurira basi. Ndetse be Kayiri ni nka mushiki wanjye, Kayiri ni nka sister, be ndakwizera. Monalisa, ujye umenya ko ngukunda sibyo? Ngewe uyu mbonye ugiye ukamara iki gihe cyose ukamarira ijoro ryose utarataha, naguhamagara kuri telefoni nkabona ntabwo uyifata. Monalisa ntabwo ibintu ngiye mbishaka, ntabwo mbishaka. Reka nkubwize ukuri, ngiye nafashe decision yo kugenda do kuri kwima. Nafashe decision yo kugenda. Please, aho kugira ngo ngewe, aho kugira ngo umutima wanjye uzavemo kubera wowe, nafata inzira nkagenda. Be urabizi dukeneye amafaranga, basi waretse tukavuganira mu nzu. Please ndananiwe. Nyamuca kuri wowe. Yihorere. None se Obera dadi. wasi ibintu sinabwo ngo uzaki tuzashaka igihe cyabyo. Cyari soro umbaza papa. Dore papa we nguyu. Ongera umuhobere. Mwana wanjye ndagukunda. Ibi bintu sinabwo ngo reke tuzariganire turi babiri, ni ngombwa ko umwana atabimenya. Agomba kubimenya, erega ari gukura. Nako disi umwana turasa. Urabona mudasa se? Nta nawe wahera umwihakana pe. Turasa pe. Umwana afite umutima nk'uwanjye. Umwana turasa. Ariko umwana afite hano nk'agashamura. Umwana umupimishe wasanga hari akantu gato kagashamura bibitse. Ibyo se kandi ubizanye gute? Gashamura njyewe? Si beba sinanubwo wahangayikishwa nuko nari meze. Ndananiwe. Nubwo byibuze watekereza ko hari ikintu cyambaye, just uri gutekereza ngo uragiye, urabona naba wo gutudahari. Monalisa, ndagukunda. Ndagukunda. Please ongera ngo nzahangayikishwe n'ibi bintu koko. Mbere ukeneye kunyizera. Nise tudafite icyizere dufite iki? Ikintu kibi ushaka kugukorera. Please. Reka tujye mu nzu ibindi tubivuganire mu nzu sibyo? Umwana n'uwawe nawe reka. Ntabwo nakanye ko ari wangerega, umwana n'uwanjye ndanamukunda nyine. Gashamura sumuzanye gute? Afite agashamura mu maraso ye, harimo agashamura. Nose gashamura umuzanye gute mu biganiro byacu none? Ase gashamura ndumva namuzi. Gashamura umuzanye gute? Muzanye mute? Munyana we. Isho ry'Imana rireba kure, yako n'iryanjye rirareba. Iki se? Ni umwana wawe. Kuvugira imbere y'umwana. Wowe ko wabikoze usize umwana mu nzu? Ibiki se nakoze? Reka da. Ese ndishira. Ese gashamu. Namagani tubikorera hano hanze. Nta n'isoni. Mungu wanjye. Mungu wanjye bugiye mu kanya nazakurira bisco sibyo? Ujye mu nzu. Njya kugenda ubu ni umuhungu wanjye cyane rwose, numva nishimishwe no kuba afite umuhungu tureshya dusa rwose. Ngushyiriye nk'imiyaga, nakabaye nduvuga ubundi yumva.
mwana wanjye uramusigamizwa ya gusambana na Gashamura. Nakubonaga rega winjira se tubikorera hano hanze se mubikorera hanze nkirebera di maze no muzi Sundi ibyo ngibyo birakureba. Wowe ntufite umugore? Akose Fifi mwatubabariye kuko mwakwemeye mukabaturanyi beza mukareka kutubangamira ko mwadusanze aha ngaha koko. Mama mwado cikije si bari hambe hano kano kanya ndagaheka ipusi hari ahantu nahacu. Ngubu Fifi nago mwaje mudusanga aha ngaha. Nago mwaje mudusanga aha. Ibyo ndabizi. Nago mwirwe muvuga ngo mwaturutse ngo ni ari mu majaruguru. None muje kutubangamira ubu twananuye kwiba imirima muri Nyamagabe yose tugiye kwiba imirima y'abantu baturutse mu majaruguru akakanya. Urarebye rero usanga ari twebwe dufite umurima utera neza none utangiye kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Aba bose nta mirima bafite se bose ntago ari abaturanyi ntago bafite imirima yera. Kuki muri ariko muje murareba n'ukuntu baba bakwambitse ibitenge ibintu bimeze neza none uburi kubana ari twebwe twasha kukwiba rero. Reka. Mbese ni ishyari ry'uko nambaye igitenge. Nyine n'ukuntu uri gusa byonyine umuntu yahita abona yuko ibintu bimeze neza ahubwo umuntu ashoboye yagenda akimura n'umuhata akongera akibaho wenda nka metero. Ukongera ukibaho ni kuvuze. Uriya Gashamura ni sheri wanjye niba utari unabizi noneho ubimenye. Gashamura umugore wawe agomba kuguha nanjye mfite uwanjye. Ubwo rero nani mpamvu yo kuvuga ibyo bintu byose. Ni kuvuga ngo njye nawe n'uburaya gusa wowe ufite Gashamura sheri wawe nanjye mfite mama Umwari. None nicyo utumva? Muri make ntabwo ngiye wabona ko ngukunda muri make urukundo rwanjye ntiruhagije ukeneye n'urwa Gashamura. Waruzi n'ikindi ntabwo byarangirira uyu mwana tugomba kumujyana Kigali tukamusha ADN. Ntabwo nzi igihe umaranye na Gashamura, ntabwo nzi niba mwaramenyanye mbere yuko njye nawe tumenyana. Ubundi si ucyanyemeza ko umwana utabana n'uwa Gashamura ni iki? Ahubwo se n'iki kitakwemeza ko ari uwawe? Kubera ko dusa. Reka rwose nta hari ibyo mvuze nta mu magambo make we nabishuye bisha mwarice muravuga ngo twiba umurima abari abantu. Oya nta hari izina ry'Imana reka hari ibyo rwose. Ahari ibyo mwana tuzengereje Rudoviko yabuzacira nayambira ndaje mbyikurikirana kandi final uzabona ko oya umugabo wanje ubundi ni umumarayika rwose ntaho yibaga. Nyine ndabizi ko atiba ari we wamugira inama yo kwiba. Bishiye bishose sumuzi nta kibaza. Nyine ntago yiba niwe wamugira inama yo kwiba. Umugore w'ingegera gusa. Ariko se ubundi reka nkubaze mama mwa ko numva uri unzamukaho ntitwabatsinze naho twabatsinze. Niba Gashamura muryamana nanjye tukaryamana ntabwo ndamumenya n'uwandi. Nta kibazo niba ushaka ko tumupimisha cyane rwose cyane pe kambwiza ukuri kandi ntunyaza abantu ibintu twatwumvika bigiye kubibangaruka ku magati yanjye nawe. Ahubwo niwe uzatuma tubiteza. Gute se? No si byitangiye mu Gashamura ngo ibyo birakureba. Kuki umwana amenya ko ndise? Agomba kubimenya kuko ari gukura. Twarabyumvikanye mbura ko uzaburetse nkabaza nkabitegura. Nabukubwiye ngo azazamo n'ubuyobozi. Niba ushaka buzaze ntaho muzadutsinda twebwe nta hisambu yacu twaruhiye. Niba mutangiye gutyo ejo nzajya kubona mbone mwandogeye n'umugabo cyangwa uravuze ngo tugiraga gute? Yepfu ugenda uzagwa ku bandi. Jye nagombaga no kumushakira umunani we nkazamwibwira ko ndi papa we nanaho mu munani we hamwe mwana wanjye ahawe nahangaha. None rero ibintu ukora umwana nk'uyu nguyu. Igihe kiri kugenda ari no kumusambanira ukamusambanira kuri Gashamura. Nanjye tugasambana. Mudasambana se. Nose muri iki? Mujye mu murenge bimenye musezerane. Murasambana namwe indaye. Bose ukore. Hana watandukaniye nanjye. Wowe dukore. Nawe nanjye ndi indaye yubashye. Indaye umuntu w'umugabo mwabyaranye yubashye. Nubwo umwana ntamwemera. Ariko byibuze ngiye ndi yubashye. Nta n'isoni. Urasambanira ku mwana wanjye munya nta soni. Nibivuze ko n'ubundi na mbere yuko tunamubyara undi warasambanaga na Gashamura. Bivuze ngo n'ubundi ushobora naguteye inda na Gashamura yaguteye indi hakavuka umwana umwe cyangwa se ushobora gusanga ari n'uwa Gashamura. Nabyemezwa n'iki? Umwana ni wawe bimenye gutyo ko umwana ari wawe. Uri umuganga urabinyemeze noneho. Umwari nitujye mu magambo menshi. Nkeneye kunsubiza ikibazo kimwe. Uratwite? Se ibyo bintu bikura he? Njye ntabwo nite. Njyewe ntabwo nzi kureba ibyo bintu. Ntabwo nzi mu mugore utwite ameze ati. Sibyo? Ariko ntabwo mama yambeshya. Kandi umwari ntituze gushwara, ntituze no guserera dupfa bino bintu. Ndakubaza uratwite? Kamubwire.
nubwo ndi umukene ntabwo nabura amafaranga ujya gupimisha umwana i Kigali. Nta kibazo tuzagenda. Tuzagenda nyine. Ibi bintu uzabyishyura. Kareba gusa. Ntuzongere no kumama. Munya basi se. Munya. Basi nyine wiraka. Munya rigamba nafushye. Munya. Ndi gufuha kwanye. Nase kuki wemera amagambo y'ababyeyi? Ubwo urumva ko ari mama wawe wakubwiye ko nwite wise ubyemeza. Mama wawe se arakubwira ngo ndatwite yigeze antera inda? Hago nwite. Ariko man, kuki watuma umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu uvuye mu cyaro ejo bundi agera iwanjye agahinduka nk'uruvugo ko? Ubu se ni ikihe kintu nshobora kujya gusobanura Rudoviko amubwira ngo umwari aratwite kandi inda atwite sinzi aho yayikuye? Umwari njye ntanda namuteye, you know. Ndakubaza, umwari ntarajya kubaza iyo nda nyirayo, uratwite? Ndakubaza, uratwite? Na n'ubu ndacyakubaza, umwari uratwite? Irasa, urusaku ndimo kumva ni iki? Nta soni, uratinyuka ukabwira umugore utwite nabi? Ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye: amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari, oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze. Action. Kabura vuga icyo ngoza byatinde. Kandi soni. Umugabo Kabura cyakamo umuganda kwiyana. Ntongera umugore urutoki. Aho ndakubwiye harandi ho yabaga, harandi ho yahoze. Ninde mutazi